nta kindi kabisa Hey, ndi kwita ku mugabo wanjye uri kwita ku musheri wawe. Wow, ndabona uri n'icyuki mw'iminsi akwitayeho. ndi icyuki Eh. utanera isoni Hey. Ayo. Yes, reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel Urubibi TV. Uyu munsi rero nkuko mubibona twabazaniye umustari abantu benshi mwamenye mu bintu byinshi bitandukanye. Ni Joyeuse amakuru. ni meza Tuguhaye ikaze. thank you Umeze neza? meze neza Wow. Ndabona umeze neza rwose. ndatwika Cyane. magaze neza Uri n'umukristo. magaze ku musozi w'igisamagwe Ego. Tuguhaye ikaze hano ku Rubibi TV. thank you Hanyuma rero Joyeuse mu minsi yashize abantu bagiye bakumenya ariko ubundi wari waragiye he Joyeuse? so maze iminsi ndi gutegura ubukwe nibyo bintu ndi kugenda mbabwira nyine ndi mu bintu byinshi of course ndi mu bintu byinshi cyane ntabwo kigaragara wari warazimiye ariko ntacyo ubukwe nabwo ni bwiza cyane ndumva ugiye kuba umumama witeguye kuba umumama niteguye kuba umumama hanyuma se kuri iyi mihanda mbere y'uko uba umumama waba uhugiye mu biki uretse ubukwe ubundi uhugiye mu biki twahoze tubona cano yawe Joyeuse ahugiye mu biki Joyeuse ahugiye mu umva nta kindi kirenze ubukwe nta kindi kabisa ndi kwita ku mugabo wanjye uri kwita ku musheri wawe wow ndabona uri n'icyuki mw'iminsi akwitayeho ndi icyuki utanera isoni thank you ayo urakoze nawe hanyuma rero twishimiye kandi ko wasuye iyi cano yacu witabiriye nyine ubu butumire ni byiza cyane ariko hari byinshi nubwo buriya witegura kuba umumama ariko hari byinshi wanabwira abasore hari byinshi wanyuzemo mbere y'uko ugera ku musheri wawe hari inzira wanyuzemo hagati bimeze bite abasheri mbere na mbere ngerekana nshima Imana ntago jya kubona sheri wanjye ntago Imana yigeze inyuza mu basore benshi ntago Imana yigeze inyuza mu bahungu benshi ngo mbanze nzenguruke mu bahungu icyo nicyo kintu nshimira Imana ese yaragukoye Joyeuse cyangwa muracyabitegura none se wagenda utakowe ntabwo uragenda nyine ntago nzagenda ntakowe nuvuga ngo azagukwa kandi ikindi nge ntago bangura sibyo cyambe icyo tugendaho ni urukundo yego hanyuma se mu gihe mutarabana ariko umuntu ashobora kwibeta akakugera ubwirwa n'iki se ko tutarabana ubwirwa n'iki ko tutabana murabana se usanga tunabana ufite n'amakuru burya uzi ko ushobora kuba wari waratebereye ahubwo mu rugo rwarakuveteje ntabwo wabona ari byo bimugije muri iyi minsi uzi ko uyu muntu afite urugo nyine abahuze uri kwita ku mugabo cyane cyangwa ari kukwitaho turi kwitanaho dore mu mutwe ndabona utumeshe ndabona direde ibi ni bisanzwe icyuki rwose ibi ni bisanzwe nsanzwe nwika ubwiza byose uratwika yes Joyeuse se ubu ngubu nyuma yo kuba nyine agiye kuba umumama cyangwa afite umusheri sinzi ariko nk'uko arimo abihamya ni iki ateganya muri gahunda ze z'akazi za buri munsi nk'uko twayaga tumubona ku mbuga nkoranyambaga atwika ntitukimubona ariko aradutegereza rero ubukwe niburangira cyangwa se ninangira kubana n'umugabo wanjye bya nyabyo yego n'ubundi akazi kazakomeza n'undi tuzakomeza duhereza abantu nshimira abantu banjye bankurikirana kuri cano yanjye iyo naprodinze iyo nasibye umunsi nta porodinje murababara ariko umunsi tuzatwatangiye kubana buri munsi tuzajya twaporodinga murabizi ni mwebwe dukorera nta bandi dukorera ni mwebwe dukorera ni mwebwe nyine mudufasha ni mwebwe bantu bacu so rero nzajya mari ku bwanyu n'ubundi uzakomeza ibikorwa mbere hanyuma utangiye kuba umuntu mukuru buriya se abana b'abakobwa bari inyuma nabo batarabona sheri umuntu utarabona sheri se uramushaka ngo niko urukundo ko ruvuna urukundo ruragora ni ubucakara urukundo ruragora reka nyine banza ukore ntibabyihorere gukundana ni wowe mubyihoreye ko we wabikoze uri kubashuka ariko nyine mu gihe uzi ko uri kumwe n'urukundo rwa nyarwo urukundo wiyumvamo umuntu nyine muhuza umuntu mwumvikana
nari bimukomezanye njye nta muntu nzabwira ngo yo gukundana Ntawe nimba uciye ubonye intege. sheri Courage. courage ariko sheri ukubwira ngo muryamane ako kantu ko kuryamana reka tukagarukeho. None se hari ukuntu abasheri nyine bavuga ati ni nutareba uko ungenza ndumva utankunda. Buriya uyu muntu ntabwo urukundo ruba mu kuryamana. burya se ntabwo urukundo ruva mu kuryamana. ntabwo urukundo ruva mu kuryamana. Yitonde noneho bamwe baryamana. Yitonde. Yego. Muzabikore mwabanye. Ariko nanone bavuga ari akantu nigeze kubona. Umuhungu ari kuvuga ngo niko se wa mukobwa. Ngo wowe uteretwa n'umuhungu gakakubwira ngo muryamane ukabubwira ngo ya ngo tuzaryamana ngaruko ngo twasezeranye. Ngo noneho ngo mwaryamana agasanga nturisugi. Abantu mubwira abasore ngo bategereze mubibabwire muzi neza ko muri amasugi. Ubivuga ubihagazeho kuko nazasanga wararangaye bizaba ibibazo cyane. Njye uriya musore wabivuze ndamushyigikiye. Cyangwa se ubivuga uzi neza yuko utagize ubivuga uzi neza yuko bigeze kugufata ku ngufu. Yego. Nyine ugakuramo ihungabana. Cyangwa se wabikoze oya nta muntu ujya ukora ikintu atakiganiriye. Naho kubivuga utuburira abantu ntabwo utuburira abantu uzi neza kuryamana n'abahungu waraye ntabwo uzubaka neza. Vugisha ukuri uvuga ati bimeze gutya na gutya. Aho ni ku ruhande rw'abakobwa. Abahungu bose buriya abahungu bo mufite ibibazo. Reka mufite ibibazo. Abahungu mufata abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa b'amasugi. Mwarangiza ni isugi buri umukobwa kenshi ukunze kuba ari isugi nyiraba yarihanganye yarategereje avuga ati byibura nzajye mu rugo umugabo wanjye muhesha agaciro kuko buri umugabo washatse umukobwa w'isugi biba ari sawa. Nyine biba birenze. Urumva? Buri agaciro k'umukobwa wese ni ubusugi ni ukuba ari isugi. Urumva? Njye niko mbyumva. Sibyo utaba uri isugi ukaba uri umubyeyi ukaba uhetse mo kimwe muri byo. Agaciro k'umukobwa ni ubusugi. Agaciro k'umudamu ni ukubyara cyangwa se ni ukubyara agaheka. Yes ko niko kuri. Hanyuma se Joyeuse ko Joyeuse ujya umenya ko buri uzwi n'abantu benshi muri iki gihugu cyane ndabizi niyo mpamvu bari kubagira inama. Ariko reka ngaruke kuri babasore mwabasore mufata abana b'abandi mukabasujura mwarangiza mukabata. Imana izabahana. Imana ntizabababarira cyane wongera gukorera ibintu bibi. Imana ntabwo izabababarira. Mujya mwirwa mumbaza impamvu nizeye sheri wanjye. Impamvu namwizereye mu Mana kuko Imana irakomera hambaye. Ariko reka mbagira inama. Abantu musujura abakobwa mukabateza abantu uri ujye umenya ko umuntu hemukiye gutyo nagera mu rundi ruga kubaka bizamubera intambara. Ariko wa mukobwa nawe nimba unasugiwe ukajya gukomeza wirirwa wiyandarika mu basore ndakwiyamye. Nabyo ni ibibazo. Kandi nimba byarabaye ugasugirwa bibwira umusheri muri kumwe umubwira ati byagenze gutya na gutya iyi mubane abizi. Ariko nimba byarabaye byarakubaye aka kanya ndakwiyamye wibikomeza bihanize rwose. Narindimo nkomoza ku kuntu Joyeuse yamenyekanye narimo nkubaza nti ujya wemera ko uzwi n'abantu benshi cyane akusubira kumenywa n'abantu benshi ntibivuna nk'iyo ugenda biravuna. Buriya byaba byiza umenwe n'abantu benshi uri umukire ufite imodoka ufite inzu nyine biba ari byiza cyane. Nk'ubu tuvugana ubona urugendo rwawe kubuzwi waramenyekanye Joyeuse wa Juno. Iyo ugenda hari abantu bakubwira ati dore Joyeuse nibyo yabibaho bakananyuzuraho. Gusa kuba naramenyekanye nari umukire ntabwo mbyicuza kuko Imana niho hantu yamereye umugisha. Imana niho hantu yamereye ukundi. None se Joyeuse kumenyekana n'icyiza cyabyo ni iki? Kuba waramenyekanye icyiza cyabyo birashoboka gutaburara. Umuntu usakavuga ngo Joyeuse ngwino ufate cyo kurya kandi izina gusa se byakurira. Izina pe birashoboka kutaburara ugahamagara umuntu ati aro wamaye byibura n'ikiro cy'umuceri. Birashoboka ko ushobora kubaka icyizere mu bantu. Birashoboka ko umuntu ashobora kukwizera avuga ati uyu muntu nawe mukiranda ajya kuri social media muteza abantu.
ni byiza akantu ko kujya kuri social media katari sawara nyine n'urugero ugiye nko kwikopesha umuceri umuntu agahita avuga ati oke reka nkuguhe wowe unanyambuye nagenda nkaguteza abantu nibyo nyine oke nibyo wavugaga ko niba uzwi n'abantu benshi akajya kuri social media akaba guteza bya kubakira noneho nabi nabi kandi atari bwo buryo wajemo ndakubwiza ukuri kuri uri umusitari nyine biragoye kuba waburara yego niyo burayi nyine biba ari karande ariko hari n'ibibi byo ku musitari wari uvuze ibyiza ko bigoye kuba wabura ariko ibibi ni kwa kundi ugenda mu muhanda abantu bakakubwira ngo yewe ngo ngurira akantu ngo gira gutya nawe ubwawe waburaye ngo umugurire akantu ariko abantu bakwitegereza bose cyane noneho wavuye kwigura ibijumba ngo jeze ngo ngarya ibijumba biyame ntago bagufata nk'umuntu udasanzwe ariko ni byiza kumfata nk'umuntu udasanzwe ariko none sindi umuntu udasanzwe ndi umuntu udasanzwe mu buryo bw'umwuka kuko Imana yamaye umugisha nyine yamaye umugisha utandukanye n'uwo yahaye abandi ima agaciro kuba ndi uyu nguyu joyeuse ndi joyeuse urumva ariko ntago ndi umukire ugenda ugurira abantu gusa umunsi nawe mukire nzabagura uzatugurira twese none se joye urabona kuba nyine warabaye umusitari tukubona twanakubonye uririmba uracyari umuhanzi we ntago nyine umuhanzi wabivuyemo byaje bite kubireka ubu njyewe naje ndirimba urukundo ubu nta rukundo okay umunsi umwe nzaririmbira sheri wanjye niwe uzongera kuririmbira ninongera kuririmba niwe nzongera kuririmbira ariko ubu sindi umuhanzi nta nubwo nigeze mba umuhanzi uko byamera kose joyeuse ni umwe mu bantu bazwi muri social media nyarwanda wagiye ujya ku bitangazamakuru bitandukanye n'ubu uri hano iwacu ku Rubibi TV turanagushimira ko wakiriye ubutumire bwacu nk'igitangazamakuru kinini waba waragiyeho gifite izina riremereye n'ikihe mu Rwanda ni byinshi biremereye bifite izina bizwi kavuga utaha rwose ubwo sicyo ntagiyeho n'ikihe bifate nk'abinyamakuru byose nabigiyeho ibitangazamakuru bikomakomeye byose muraziranye apana ngo bikomeye birakuzi biranze joyeuse afite izina ritari ritoya hano mu Rwanda nibi bitoya byamenye kubera ibyo bikomeye hanyuma mbere yuko wenda ugeza uyu munsi cyangwa uteganya izindi gahunda zawe hari social media cyangwa YouTube channel ukoresha wayibwira abantu sinzi byanga bikunda ukoresha social media zawe uretse iz'abandi nanjye ndazifite social media zanjye nkoresha ukoresha YouTube channel nkoresha YouTube channel yitwa Joyeuse wa Juno TV yego nkagira TikTok Instagram byose ni Joyeuse wa Juno ukunda gushyiraho ibiki content zawubona ari izihe nihe zihe mpano ngiye nkoresha ibintu byinshi nkora ibintu byose bitandukanye icyo mbona ko cyangirira umumaro ndagikora icyo mbona nyine ari cyiza kitakangiza igihugu cyanjye nyine kitakangiza societe kitakangiza urubyiruko nyine gishobora kuba cyagira umumaro niyo ngiye gukora ikintu ndabanza nkavuga ni se iki kintu cyamara iki urugero ngiye gukina nk'agapranka n'umugabo wanjye iki kintu kirigisha abantu iki abari bukirebe kirabigisha iki kirabigisha gukundana ese kirabigisha kudasambana ese kirabigisha iki ibyo bintu byose mbirebaho yes urumva ko urimo neza cyane hanyuma turi kumwe rero twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umusitari Joyeuse ni ibintu bikomeye cyane hanyuma aka kanya hari umuntu nawe uvuga uti nanjye ndashaka kumenyekana nka Joyeuse nshaka kuba umusitari nta muntu ugenda nk'undi cyambere no gusenga cyo nabagiramo inama cyambere no gusenga agende nkawe kuko nkanjye ntago umuntu njye ngenda nkawe ngenda nka Joyeuse mfite iterambere ryanjye muri njyewe n'intego zanjye rero niba kugenda nk'uyu ngo ndashaka kuba nk'uyu ngo ntago waba nk'undi waba nk'undi se gute nta muntu umeze nk'undi n'ababigerageje kuba nkanjye byarabacanze ariko hari ukuntu umuntu avuga ati nanjye namenyekana nakora ari uzamenyekana ko ntabwo uzamenyekana nk'uko undi yaje n'uburyo ubundi bajyaga bavuga ngo naje nk'uko Vava yaje ariko ntago ari ko mwari inshuti disi nyakwigendera Vava ntago ari byo uburyo bavugagamo ngo naje nk'uko yaje no
naje ukwanjye kwawe n'umugisha nawe wawe yaje na buri muntu ukwe yamenyekanye ubwo yazamutse ukwe nanjye nzamuka ukwanjye ariko ubonye umuntu ibyo arimo yigira wenda imihanda wayimutanzemo hari akantu k'inama wamugira so inama namugira njyewe ibi byose mba ndi kunyuramo narabisengeye narasenze ntabwo byapfuye kuza gutyo gusa narasenze ndihangana buriya nta kintu kitabamo kwihangana buri cyose kigenwa n'igihe imihanda habamo n'ubunyerere rimwe na rimwe bwinshi yes urumva ukihangana ugasenga Imana buriya hari umuntu wavuze ngo ikintu mwa bakobwa mwe mwirinde ibintu bijyanye n'ubusambanyi ngo gusambana ngo ntabwo ari byiza ngo bitera imyaka mu buzima icyo kintu kirinde niba ushaka kujya ku ntego zawe ubanza nta n'uwo byakijije hari ntawe tuzi biragoye nyine ngo ni bibi cyane bitera imikoshi n'iki byose niko njya numva bavuga rero byirinde bisengere basenge ni ukuri kw'Imana ubundi bakore ngereka ngo bwire njya kuva mu kazi ko mu rugo narasenze nahere mu kwa munani nsenga nkajya mpfukama nkabwira Imana ati wa Mana mbabarira uyu mwaka uzarangira kuko naricaraga nareba ukuntu ndi gufura mwaka ajyamo ibisebe mu birenge hose ibisebe nararwaye n'umugongo ndasenga Mana mfashe uyu mwaka uzarangira nakavuyemo kandi yarabikoze mu kwa 11 yarabikoze Imana irakomeye ni umukozi w'umuhanga wari ukamazemo igihe kingana iki akazi ko mu rugo imyaka 6 wagakozemo imyaka myinshi ni ikihe kintu wahuriyemo nacyo gikomeye uvuga uti iki ni hatari urwaye umugongo nakuyemo umugongo habamo akazi ka hatari habamo akazi icyo impamvu narwaye umugongo nakajemo nyiri umwana akazi ko mugore nakajemo mfite imyaka 10 na rero nakazijemo nyiri umwana niyo mpamvu harya mu rugo ni hehe joye ku ivuko Karongi aha uheruka ryari hashize imyaka 3 imyaka 3 ko nuba babiranzera nagaruka kubiranga none si iyo ugeze nk'Ikarongi hari abantu bavuga ati dore Joyeuse umwe twajyaga tubona hari abantu usanga nabo bakuziyo kuri social media abantu bose abiwacu numenye nta numwe wasanze barakubonye barakomeye cyane nanjye biranungura nkavuga nti nk'aba babibonye ndavuga ni wabona ari Imana basize izina ryanjye mu matwi kuko nyibi wacu nago bamamagaraga Joyeuse ariko nagezeyo batangira kujya Joyeuse usanga naho waramamaye wabaye umustar baze kuba mu cyaro banzi bisobanuye ko no muri Amerika ikintu gikomeye cyane social media ni mpuzamahanga hanyuma turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ari nako dukangurira abantu gukanda subscribe like share na comment baze kugira ibyo babaza Joyeuse muri comment nguyu Joyeuse turi kumwe ntago ari prank yo ni Joyeuse hanyuma turagenda tugana ku busozo Joyeuse wubatse izina ritari ritoya social media nubwo ari ibanga hari umusaruro zakumariye zirawumariye wagutunga yes ubona nta kandi kazi ufite social media kuba uzikoresha byagutunga wow ni byiza cyane hanyuma ikindi kandi kuba social media uzikoresha ni byiza cyane wumva witeguye kuzakomeza kuzikoresha mu gihe uzaba uri nk'umumama cyane ko umubyeyi yari nagoye njye nta kintu cyatuma nakora umumama uzazikoresha nta kimwe cyatuma nakora ariko ahantu hava umugati wa mugani ntabwo wananirwa kuhahiga kwa kundi ngo abagabo ngo ishatse ngo umugabo ngo akubuza akazi social media ntabwo wazireka reka ni byiza cyane ahantu hava umugati rwose kuhareka nawe uba wihimye hanyuma Joyeuse rero tugushimira hanyuma sinzi hari ubundi butumwa wagenera abantu wenda bakurikiranye ikiganiro cyacu cyangwa bazagikurikirana icyo nababwira musenge nyine mukore yego byange mwagerageje twebwe nkatwe tuje kuri social media tukarira tukavuga ati bimeze gutya tuba twagerageje yego bikanga twagerageze musenge munakura amaboko mu mufuka murakoze gusenga gukura amaboko mu mufuka iyo niyo message rwose Joyeuse twari kumwe ageneye abakunzi bacu uyu munsi reka rero tubashimire kandi tunashima cyane ko mubana natwe
inkunga yanyu tubasaba ni ugukanda subscribe hari hasi kukazogera, hanyuma kugira ngo tujye tugendana ku biganiro byacu tugejejeho buri munsi, hanyuma like ni ngombwa, share, comment mutubwira icyo ubutaha twaganiraho cyangwa mutubwiraho urakoze cyane. Murakoze cyane, nge nari Shadi inshuti mwari kumwe, hanyuma y'Urubibi TV mwese Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.